Hari umuntu wegeze kwandika muri comment ati nakakumvisha ariko icyo gisatsi cyawe ndabona kimeze ukuntu, avuga amagambo menshi. Mwagiye mwita ku byo mvuga mukita ku byo mba ndi kubigisha, nimwite ku buryo mba meze ngewe ubwanjye isura yanjye. Ngewe nyine nkunda iyo mfite uriya musatsi muremure ndetse wikaraze, mba mbona nyine iriya sura mba mfite kuri yo mbona ukumva uranyanze, ngewe mba numva ari byo nkunze nyine. Ariko nakundi reka nyine nunge aka gasatsi gakeya. Ariko by the way reka twigarukire ku isomo ry'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kureba ni gute ku munsi w'ejo ku itariki 2 tuzaclaiminga edge coin twahawe kuko twakoze LayerEdge airdrop. Niba warakoze LayerEdge airdrop, iyi video ni wowe igenewe. Mbere na mbere turareba coin zacu cyangwa se allocation twahawe niba twarakoze LayerEdge airdrop. Ndabizi nago mfite aba reference benshi, nago abantu benshi mwakoze LayerEdge airdrop, nago nzi impamvu mudakora DPN project kandi arizo zitanga amafaranga muri iyi minsi. Hari na video naraye nkoze ivuga kuri Flow Sell Network, nabonye nifitiyeho umurifera umwe. Mu gihe iyo nkoze video ndi kukubwira ko iyo project ari ukuyigerageza, mbona ariyo mwakunze cyane. Kuki mukunda ibintu biba byoroshye? Mujye muhasolinga guys, muvunike. DPN project ziravuna, ziba zisaba kuba ufite internet, waba ufite computer, akaba ari bwo wabona point nyinshi, ukazabona coin nyinshi, ukazabona amafaranga menshi. Ariko mujye mumenya ko utavunitse nta kintu wapfa kubona gutyo gusa ku buryo bworoshye. Hanyuma reka mbanze nguikaze, urakaza neza hano mu muryango mugari wa YouTube channel How to Get Paid. Nje nitwa Dezo, muri ibiganiro ndetse na video tutorials bigamije kukwereka uburyo butandukanye wakoresha telefone yawe cyangwa se computer yawe ugakora amafaranga kuri internet nta kindi gishoro bigusabye. Hanyuma tugiye kureba coin dufite tuzaclaiminga ku munsi w'ejo n'uburyo tuzaziclaiminga niba warakoze LayerEdge airdrop. Hanyuma ndaza gusiga link muri videos description box. Iyo link uraza kuyikorera copy. Numara kuyikorera copy uraza ufungure OKX exchange cyangwa se OKX wallet. Ngiye kuko mfite OKX exchange kandi OKX exchange ibirimo na wallet, ndaza no kuri wallet. Hanyuma wowe niba ufite OKX wallet yonyine uraza kuyifungura, hanyuma uhite uza hano kuri discover. Uraza hano kuri discover gusa wabanje gukora copy ya link nasize muri videos description box. Hanyuma urahita uza hano uyipastingemo, ukore paste. Hanyuma uhita uza hano handitse visit external site. Ntabwo uraza hano ha kabiri search for, uraza hano kuri visit external site ukoreho. Numara gukoraho utegerezeho gato witonze, uraza kubona bari kukubwira ngo LayerEdge building people reward verification network with your all. Urahita wizira hano kuri enter. Numara gukora kuri enter, bakubwire ko wallet yawe iri connected. Hanyuma urahita wizira hano kuri next, bakubwire ko uri eligible cyangwa se utari eligible, simbizi gusa mwifurije kuba warabaye eligible. Gusa niba kandi warakoze iyi LayerEdge ku gihe, warakanze kuri subscribe ukaba warabonye video ku gihe, nzi neza ko wabaye eligible. Hano hari uburyo bari baduhaye coin ariko zitari valid. Uri kubona ko hano bari kumbwira ngo initial allocation zari coin 126.55, ariko bakavuga ko zitari ziri valid. Bakoze adjustment rero, hanyuma bama coin 129.85. Ni gute tuzaziclaiminga ku munsi w'ejo? Tuzaza hano kuri next. Iyo uje hano kuri next barakubwira ngo claim on centralized exchanges. Hanyuma ukabona exchanges ushobora kuba wazaclaimingiraho. Zirimo KuCoin, zirimo get.io, zirimo hashkey global, zirimo HTX. Urugero wenda duhisemo get.io
tukayiselectinga. Hano bari kutubwira ngo put your get.io deposit address, put your get.io user ID. Ni ibintu byoroshye. Tuzajya kuri get.io hanyuma turebe iriya Edge coin, bazaba bamaze kuyadingamo Edge coin. Tujye kuri deposit, dukopiye deposit address tuyishyiremo hano, ndetse tujye no kureba ID tuze tuyipestinge mo hano. Ibyo byose nzabikwereka ku munsi w'ejo. Ubu ngubu ikintu ukwiye kureba ni ugucekinga your coin wahawe as allocation. Hanyuma reka nkwifurize ibihe byiza, nizere ko buri kimwe kimeze neza cyane. Uri kuraninga Pinode niba ufite computer, uri gukora glass. Hari ukuntu navuze ko ku munsi w'ejo nakoze video ndi kuvuga kuri Flow 3 network, ariko nabonye nifitiyeho umuri fela umwe. Wenda iyo video ndaza kuyisiga muri videos description box kugira ngo ube wayireba. Iyi Flow 3 network ube wayikora, kuko iyi ni project nziza, nayo ni deep in project udakwiye gucikanwa. Nubwo mbona hano hari ukuntu nyine wenda ibintu bigenda bihinduka, ariko nyine ndavuga point zigabanuka, ariko buriya babikoraho neza cyane, kuko hari n'igihe ugaruka ugasanga ziyongereye. nk'ubu uri kubona ko maze kubona point 3977 gusa. Iyo tuje hano kuri referrals ubona ko nifitiyeho umurifera umwe. Iyo